Amakuru se. Amakuru ni meza. Shakira urashaje. Ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Harya ugeze mu kangahe? Narakoze 6. Yego. Yari yabimbwiye. Urumva se uzaba mu kangahe? Nzaza mu wa mbere. Mu gihugu cyangwa ku kigo? Mu gihugu. Natoza mazatuma. Oya nzazamo. Amakuru y'imisi. Ngaho. Hakusigaye witonda cyane. Maze nka murumuna wawe nawe umuntu ariko nayisimbi nuko. Nayisimbi Twese tubereka nawe aritonda. Simbi sari. Hari utuntu ari gutunganya mu cyumba ndaje ndamubarira. Okay. Njye ntabwo munshaka se? Oya nyine tukajya dusura n'umuvandimwe. Biba bikenewe. Ndaje mubazanire. Namukumbuye. Mugabo se ameze ati? Bravo n'abana. Waramutse? Witwa nde? Nanjye kukwita ngo umufundi. Nitwa Bruno. Bruno. Hanyuma se bimeze gute? Urugendo za dushe nari nyirangije. Asigaye gushyiramo n'urugi ndabona akeneye urugi rufite nka metero na 20. Oya. Ibyo bya mezire byo sinabimenya ni ibyanyu nk'abatekinisiye. Ngiye ufite ubwicyo nabazaga hari icyo nge nsabwa wenda kindeba kijyanye n'amafaranga cyangwa Oya nta kibazo nta gisabwa. Nta kibazo twavuganye na mabuja nta kibazo byose twabyujuje. Okay. Toilette yimeze neza. Toilette yakoze nta kibazo. Ubwo bigisigaye n'urugi amazi. Sigaye n'urugi amazi yarakoze neza nta kibazo funguye. Okay. So. Ego. Kada nze mvugane n'abahano. Nibaza guhisha abatugaburira. Sawa merci boss. None se muyi tujye dukora ibintu nk'abasirimu sibyo? Nk'umuntu wize urifata ukajya gusura umuntu utamubwiye ngo nje kugusura. Ese mani kuzi wawe hari ibirenze mani. Urabizi neza nta kazi mfite. Ntabwo najya kwicara mu cyaro mfite mukuru wanjye ugomba kunshakira akazi. Ese ibyo ni ibintu byo kuguteguza mani. Ngomba kugushakira akazi cyane. Wese ukishakira maths physique. Nta mu cyaro ntawo nakabona. Sibyo? Nge se ndagafite. Urumva jewe ntanga akazi k'abantu bize ibyo wowe ukishakiza. Ubu imana ibintu ni connection sibyo? Ufite abarimu bakwigishije, ufite directeur, ufite abantu mwiganye, hari abafite ubushobozi. Suga directeur no uzampa akazi. None se ubuze nkawe nka mukuru wanjye wamariye ikimana. Ese man urabizi ko mfite urugo. Ngaho mbwiza ukuri. Kuzana ni ikibazo. Kuza ubwabyo si ikibazo. Ahubwo ikibazo ni ukumva ngo ndaje nshakira akazi. Nje kubaha icyambere ntuzi niba mfite ibyo kurya, ntuzi niba mfite aho ngaho uri buryame, ntuzi. Nese uretse kureba inzu ndemeze gutyo uzikirimo kwera. Bro byabaye kandi ugomba kumfasha. Oya ndashaka gutekereza nk'abasirimu. Nese nk'ubu niba nta cyumba cyo kuryamamo kiri hano urabigenza gute? Nzabana muri salo. Wallahi abashyitsi. Uzara abashyitsi banduta. Ujye uryama muri salo. Urasigaye kubwehora se basi kuza mu muryango. Umuntu ukomeye. Umuntu cyarika niba utwiyeri kuko utari. Moyeze. Ariko ngiye numvaga kuzana bitari ngombwa ko muteguza. Nukuri pe. Kuza hano si ngombwa ko muteguza. Rwose kandi urabizi nanjye wabaga mu rugo bro nagufataga neza. Subizi. Nanjye rero nta wundi muntu nizera. Ni wowe dufite ba tante nabandi bose ko ntagiyeyo. Ibyo bintu ntago
ntabwo ari ubusirimu, Yowe, nta busirimu burimo, sibyo? Okay. rwose ndwana pe. Ariko nanjye rega mfite ibibazo ndi kurwana nabyo. Nanjye ubu se urabona ngiye bimeze bite? ese grafre reka tuvuge wenda ko ntakeneye kunyitora basi igihe wabaga mu rugo ntabwo nagufasha neza. Ibyo ngibyo ni ibintu ni nko kuvuga man sawa dore icyumba ngi uzamara iminsi ngahe kandi ugomba kunshakira akazi nimbona akazi nkamara gufatisha nkafata nk'amezi 2 nzagenda nifatire geto man struggling nk'abandi bose kaga karongora indushyi kabisa rwose kandi nawe nkeneye kuzana umugore nawo mugushakira nimbona oya kore we rwose nziyeranja nimbona akazi yo nakora amezi 2 nzafata akageto nawe ndabona uza ukatwiyemeraho nta kintu wibereye. Ariko nkwiyemera y'ikige niba ngusuye nkavuga ngo nzanye umuceri ngize gute uba wumva se ko wari ubukirera wari bwabone nza mu modoka yanjye mu rugo ukaza uzanye imiceri uzanye ibiki none se wari bwabone nza mu modoka yanjye ntabwo ibane ikari yawe kimufata nk'umuntu ukomeye mu muryango. Sawa dore icyumba aho yambabarira dore icyumba ngekireye bro yemeye utabyemeye ariko nta kundi kabisa none ngomba kuhava ari uko mbonye akazi. Rengo ntabwo byiza hanyuma se nari maze gufata ibipimo by'uyu muryango byose nabyohereje ubundi ibindi byo nta kibazo ufite. Hanyuma hano tugira umukozi witwa Kerere sibyo nukenera amazi ni uri burebe n'icyo kurya ni uri bukiguhe sibyo maze kumuvugisha ubwo ibindi yakoze oya mbona ringiye kukubaza ntabwo wowe yari kwambaza nako ariko n'ubundi ko bijyanye n'ubwubatsi ushaka kubaka inzu ariko umenya bireba aba engineer aya neza nta kibazo nabo se ko mu mafite nk'inzu gakonosha inzu ntoya y'ibyumba nka 4 oya bitatu na salo wenda na douche na toilette kiri mu nzu wenda n'igikoni umuntu afite ikibanza agiye nifite ikibanza bishobora kuntwara nk'amafaranga ngahe ubwo nibyo nashaka kukubaza ariko urumva ntabwo ari izo nubatse ziri hasi cyane byansaba kuguhuza n'umu engineer wanjye asanzwe abikora byo yahita bikubita dove. Okay ubwo nta kibazo uzampuza nawe hari ikibazo ndwaye nimero zose oya nta kibazo ngaho enshani toroshe zim okay 079 079 42 8 4 wamuvugisha kuko abifitemo uburambe. Turakoze rero ubwo ahandi ubwo akazi keza yego namwe murakoze rwose. Sibite Saba. Meze neza. meze bo Karibu. star Meze neza. meze neza ndashima wowe se Nanjye mama. haraho Papa. bose bameze neza Uriya seri. yagiye hanze ngo agiye konsa umwana Reka. Yego. None se. ariko nyine wumve ngo we na Leya sinzi uko biri bugende kuko aje gushwana nawe Ndavugize. ibintu ngo by'iminani nyine wumve ngo nanjye nabyo nzi nyine ngo ni ibintu by'iminani ngo wasabye mu rugo 8 urumva Duse muri wewe iki? simbizi nyine njye ndi kukubwira ukuntu Leya byagenze nanjye nabyumvishe nabyo yambwiye urumva ngo nyine ngo wasabye mu rugo 8 rero Leya byaramurakaje urumva ngo na mukobwa ugitunga nyine ibintu by'iminani
nyine we nawe murabipfa. si ibyo biramureba si uburenganzira bwanjye se Urarwana cyo nicyo nzi. ko none uriya nawe aransetsa atagira amahane ya nk'aya kera Ego kuza amahane afite noneho yabyaye abana 2 wumve ngo usigaye mungana. nawe isigaye agira udukuru koko warakuze Ndashaje. none si ibyo biramureba ko nawe wasine mama na papa nigeze mu mwaka we Wese rero yasumuze suzi amahane. ibyo byamuzanye hano rero gufana shari yawe mbese n'ibyo byamukuye mu rugo biramuzana ngo aje gushwana nanjye ngo ku munani Noneho urumva yaje yitotomba ngiye nabizi urumva nkagira ngo nyine n'utuntu turi buhite turangira none ibaze ko yazanye n'umwana. umeze uteze Meze neza kabisa. ubwo ameze neza Turaho namwe nasanze mumeze neza. sheri yambwiye ntabwo uzatinda uzamara iminsi Ikintu yakubwiye ubu kuba naje hano ikintu yabwiye ni uko nzatinda. yambwiye wadusuye ari kuzamara iminsi Okay, urumva urabizi ko ndangije kwiga kandi mu cyaro nta kazi. So rero naravuze ngo mfite mukuru wanjye ngomba kujya kumureba noneho akanshakira n'akazi nkaba ndi kuba iwe then namara kubona akazi nkaba nanjye najya gushaka ubuzima bwanjye nkanubaka urugo nazana umugore kabisa mukakingira nyine nk'umwana wanjye. ni byiza ufite fiyanse ariko oya umva abona ari mfite byari byo ku ishuri ariko ubu ndashaka gutangira ubuzima nyine bw'amafaranga. Ntabwo naba mfite fiyanse nta mafaranga mfite. Mukuru wanjye yakuzanye kubera ko yari afite amafaranga nanjye rero ndashaka mfasha mu buzima bwo gushaka amafaranga none nkazashaka fiyanse nanjye nyine mukashingira akaba ibirori. tuzabikora nta kibazo ubwo nuko nabonye ameze nk'aho atabyumva kandi buriya mu rugo nijye muntu twahuzaga hari imyenda ye nkayimesa niba ari iki ko nababajwe n'uburyo yanyakiriyemo nkiza umva namubwiye abanza gushiduka ntiyabyishimira sinzi wenda ariko ntabwo nabyakiriye neza pe. oya nta kibazo kiwe nyine wenda nuko wamutunguye nyine urumva nimba waje mutanje kubiganiraho ugahita ubimubwira hano urumva nta kundi kuntu byakire ariko nta kibazo kiwe ntabwo ntabikomeza urugo nkurikije ukuntu mbibona ruba rufite amabanga yarwo wenda rufite kuba bitameze neza ariko nanjye ntabwo nzaba umusaraba ikizaba ari icyo gukorwa nzagikora ari umukozi nzamufasha kandi urabizi neza ko mu rugo bagukunda nabo bazi neza kuzamfata neza. oya nta kibazo ntigihari kandi nzagufata neza nk'umugore wa mukuru wanjye kabisa. none tudasa murasa abana banyu hafi ya mwese murasa rwose murakoze wenda wowe ubwakiye neza nawe uzabimwumvisha mumfashe mbone akazi ndabizi ntabwo yabura connection. oya erega buriya shiri ukuntu ateye nyine nta kibazo kiwe ubwo kuba mutaje kumubwire ugahita ubimuturaho ntabwo aba ashaka ibintu nyine bimutunguye. numvaga atari ngombwa buriya kubwe yumvaga ko nyine we kubwe yumvaga ko ukabimuhamaga ukamubwira ikibazo ufite tukabona tukabiganiraho nka famiye dahera ukabona kuza ariko nyine kuza uhita ubimubwira n'abana baba yagize ikibazo cy'ukuntu ari bubimbwira ariko nta kibazo hano ni mu rugo wumve ko utekanye nyine wumve yuko ari nkaho uri mu rugo nyine se wamfashije nawe kandi akazi kazabonekaho ukabimwumvisha nyine ukamfasha akazanshakira n'akazi. oya de yabimbwiye ameze neza nta kibazo azi neza ko mu rugo bagukunda kandi nanjye ndagukunda
tuzabikwitura buriya nawe afite kuba yari afite agastress k'akazi none se ko ubushomeri bubaho kandi ukimara no kwiga nyine n'utuzi twarabuze ibyo ni ibisanzwe kandi akazi wakabona nawe arabyumva ko ntabwo wabona uko ujya kwikodeshereza utabona akazi nta bushobozi urabona nawe arabyumva ntabwo azabura kubyumva turaza kuganira nyine humura biraza rwose umukozi yamfasha neza bakwakiriye cyane nishimye kuba uri i Kigali haba hameze neza nyuma nta kibazo kabisa Oh, Frank. Comment ça va mon fils? Ça va bien. Meze neza? Meze neza. Ntabwo mwari mwerutse kudusura. Ntabwo nemerutse mu nzu nshya se bimeze bite? Twarimutse. Ni byiza cyane. Frank rero ikintu cyinzanye hano kwa Rwanda mwimukiye cyo ni cya mbere. Yego. Icyakora ko hari ikintu bashaka kukubaza. Ese kuva cyane najyaga mbasaba ko ikintu cyose mukora ugomba kucyitondera mugakora icyo nakwita deep analysis. Yego. Ibintu byawe nabatoje kandi ntekereza ko bigira n'umumaro. Impamvu rero gusanga buri kimwe cyose ugiye gukora kandi ushishoze. Ikintu nashaka kubaza uyu mwana mubana hano uramuzi neza? Kerere se? Hari yitwa Kerere uyu mukozi? Yitwa Kerere. Uramuzi neza? Kumumenya gute? Kerere ndamuzi kuko ni umukozi tumaranye igihe hafi umwaka wose, tumaranye amezi 7. Urumva umuntu mubanye icyo gihugu umunsi. Okay. Iwabo urahazi se? Iwabo mu rugo se? Hoya ntabwo nzi. Ahuze? Ese muri icyo gihe cyose mumaranye nimba atari gitoya yigeze abasaba uruhushya rwo kujya iwabo cyangwa ntabwo arajyayo? Kerere rero ntabwo aransaba uruhushya ngo mu gihe njye iwacu nzagaruka igihe iki n'iki gutya na gutya. Ariko ubwo mba ntekereza ko igihe wenda hagize ahajya cyangwa se wenda akenera kujyayo agenda atabivuze ko, ariko kuvuga ngo aratashye ngo azabihushya ibyo ntabwo rwose muri icyo gihe cyose byigeze bibaho. Okay. Ikintu nashaka kugira ngo umenyeho rero, ariko Kerere mbona ntabwo ari umukozi usanzwe. Siko mbitekereza. Kimwe kuvuga iki? Kuvuga iki? Mbona Kerere ari umusipayi. Sipayi maneye kuze? Yeah. Asipayinga ibikize Kerere. Nta kintu cyo nibaza. Ariko burya umuntu ni mugari. Ibyo ntabwo byashoboka. Mpamvu mbikubwiye muri ubwo nahuriyemo n'umugabo w'umusirikare mutari mwimuka muri cya gihe warufitanye amakimbirane na madamu wawe umukeka nyine ko avugana na X we n'iki n'iki. Njyewe nari naje mu rugo nsanga udahari, nsanga ndetse na madamu adahari, numvaga atari ngombwa wenda ko nari mpanyuze par accident
ndahanyura ariko igihe nkicaye mbaza Claire aho mwagiye ngiye kubona mbona umuntu arinjiye umusirikare uretse umusirikare uhagazeho ushobora kuba n'umusirikare mukuru nyuma ndatunguwe gutungurwa ndamubaza nti ese wowe ni iki urinde uragenzwa n'iki muri uru rugo ese ntiwaba ari wowe urimo utuma umuhungu wanjye n'umukazana wanjye bajyana amakimbirane arambwira ngo hoya ngo ahubwo n'umwe mu bagufasha gukemura ibibazo ufite ufitanye na madamu ese ko nakuzi nanjye ntanzi ndamwibwira ariko aha ngaha ni mu rugo rw'umwana wanjye nkuko nabikubwiye ese ni gute uza utanateguje ese umuhungu wanjye muraziranye ati oya muzukemura amakimbirane gute kandi utamuzi kwanza kwihagararaho byandi bya gisirikare ni iki ntamwana ariko icyo cyose ntabwo waza ngo wagenda ngo ujye kuvogera ubusugire bw'urugo bw'umuntu atabizi haje aramwe ati rero aturetse n'ibyo ngibyo hano hafite n'umwana wanjye ndamubwira ntese uretse Franka n'umukazana wanjye n'umukozi wabo abo nibo bantu baba muri iyi nzu umwana we murangaho ninde ngo babana bivuze ngo ni umusirikare ubyara Claire ujya uza mu rugo rwanjye ngo aje gukemura amakimbirane yes yanjye n'umugore njye nuko nabije mugiye muri yo sens sinigeze mbaza byinshi ubu cyo nangize nibazaga niba ari we ex umugore wawe uhora agutesha umutwe arampakanira aranambwira ko iki kintu atagikora arangije aramubwira ngo ikintu kimugenza hano nanone cyane ngo ni ukubera uwo mwana we ubaha mu rugo rwawe nyine nanjye bro ese ndashaka kukubaza kandi musubiza udaciye ku ruhande wabuze ababyeyi ba Claire papa uramuzi mama uramuzi ntabwo mbazi kubera iki ntabuzi se ashina no kujya uteganya mu bintu byose none se nabamenya gute ndi mwana aje ansaba akazi yambwiye ko atamuhambwiye ko afite na papa wiwe ariko ntabwo yabanyeretse cyangwa se ngo bamubwire ati n'uyu nguyu ugomba kwita ku rugo ariko ni inshingano zawe ashira umutwe ari kundenganya koko ndi kukurenganya ubu wabuze ikibazo dufite tugiye guterwa na Claire nzi byagenze gute Claire ari umwana mwiza yakoze iki yego bambe n'umwana mwiza ushobora gutekereza ko papa wa Claire ari umusirikare iki bakare n'umusirikare ntabwo bishoboka dore mbese ngo arigiranyo ni nyinshi ntawe uzi se tuvuge ko ntawe uzi ese gute papa wa Claire ari umusirikare Claire akakora hano mu rugo akaba ari umukozi wo mu rugo nyine ibyo no numva bishoboka ceka nimba ari abasirikare nyine baraho ese ushobora kuba nawe ubwawe unyihishemo ahubwo ubundi atangira kugukemanga gute se akushiri wagyureka rero ari gihe uzundenganyiriza ibintu ngendana hasi nase ninde ugomba kwita ku rugo ni njyewe ni wowe si inshingano zacu twembi se hari ibintu njyewe mba muri kunziza kandi ibintu biri aho ngaho gusa nawe ubwawe ufiteho uruhare njuke njya gupagasa nshaka amafaranga yo kwishyura inzungire ne byose stress nindangiza nze nite no ku rugo tu menye ngo umukozi yaryamye yariye yavutse yego kuba ntazi mama wa Claire simenye papa wiwe ibyo bintu ngo murumva ugomba papa uramuza ahubwo mbwira muhuzwa niki njye papa Claire ndamuzi wareka kumumenya gute se kandi yarahoraga mu rugo ngo aje gukemura ibibazo ngo by'umugore n'umugabo ariko se tonde gato aje gukemura ibibazo bye kandi ufite ibintu mbeshya isi njyewe simba ifite inkoye ufite ibintu nkinga sharira buri rukundo n'icyizere witeka ryose mbabazwa no ko nta cyizere byungirira mwizere kuko hoza abasirikare mu nzu yanjye baje ngo gusura abana babya cyangwa mwaramubyaranye cyangwa ariko barakomeye mani ninde musirikare hora ugusura usura umwana we Claire ninde
Umusirikare. Yego. Ni Samuel se niwe papa wa Claire? Kare wanzuza ahangaha. Niwe mufitanye gahunda muziranye wowe na mani muramfinda ibiki we. Mananje. Shenza ahubwe kugeza ryari. Uriya ni mukuru wa ex wanjye. Sibyo? Ibintu byacu siko byanarangiye. Yaje hano kutwunga cyagiye muhure hara kujya kuri portail. Tutarimuka ngo tunaze hangaha. Ibyo bintu byarangiye. Nimbaza hangaha ntarambwira ngo Claire n'umwana wawe. Ahubwo mushobora kuba munjijisha umu ex wawe atari n'umu ex wawe ahubwo ashobora kuba nawe ri habara ryawe. Ari uwo ngo ni Samuel. Ko nta kuntu ushobora kunsobanura ngo ufite umukozi mu rugo. Ise ni umusirikare. Ubwo yaje gukora iki? Murahorana buri munsi kandi urabizi ko ari se umubyara. Urabizi ntabyo uzi. Yego cyangwa oya. Urabizi ntabyo uzi. Nge Samuel ndamuzi. Ntabwo mubaza. Ntabwo nzi kare Samuel wamuzi nyine ugomba no kumumenya ndakubaza. Urabizi neza ko Samuel ari ubyara Claire cyangwa ntabyo uzi. Ntabyo nzi niwo bimbwiye pe. Ubu nibwo mbimenye. Are you sure? Ntabyo nari nzi pe sinkubeshye. Nurankubeshye ngo bigende bite. Wajya unyizera basi gakeye. Tuzona gute tutizirana kugeza ryari. Ese uwakantu kose yo kavutse nibwo itubona ko ngewe nyine simbe ndi. Bibaze nde? Ngibaze se. Kuki ora wumva ko yakantu kose kavutse. Nindasura ni wowe ni. Uhitubona ko nta kintu mese shoboye ndu indangaze nta kintu kimwe maze. Kuki ubona ko habaye ikibazo runaka. Nimara kumenya ikintu mu mpisha. Nzibagirwa isezerano twagiranye.